nshuti komeza utsinde, komeza utsinde nshuti komeza utsinde, nawe uza kwanga nugumya gutsinda. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yongwe TV, ariko by'umwihariko ikiganiro intambwe. Bahaye ikaze kandi mu gace ka Meet Me Up Today. Meet Me Up Today ni agace tuganira ku mateka y'abantu b'ibyamamare mu bintu bitandukanye: abahanzi, abakinnyi ba filime, abakinnyi b'umupira w'amaguru, abanyarwenya, abanyepolitike n'abandi batandukanye. Ubuzima bwabo buba burimo amasomo atandukanye natwe twakifashisha tukava ku rwego rumwe tukagera ku rundi. Uyu munsi munyemere tuganire ko mu bahanzi b'ibyatwa mu muziki nyarwanda amaze imyaka irenga 15 akora umuziki. Si ibyo gusa kuko ni n'umwanditsi w'ibitabo. Urakaza neza cyane mu gice cya Meet Me Up Today. Njye wakiguteguriye, amazina yanjye nitwa Dushime Evode. Wiyeretse ukundi ngo ntwaze mbagoze ubuzima, urukundo ngukunda n'ubutunzi budasaza niyo nasaza. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Muyombo Thomas, gusa bitewe n'ibyo yagezeho uramwubaha ku mazina y'ukongeraho Dr. akitwa Dr. Muyombo Thomas. Yabonye izuba hari kuwa kabiri ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1984. Yavukiye ahitwa Masindi, ni mu burengerazuba bwa Uganda, kakaba ari agace unyuramo werekeza kuri parike nkuru mu myaka kurenza izindi zose muri Uganda, ikaba ari parike ya Kicumbanyo. Tom Close yabyawe na se Ret Lieutenant Colonel Karangwa Edward na mama we Ret Sergeant Dukuze Grace Faith. Akaba avuka mu muryango w'abana batatu ahariwe muherereza. Uyu munsi Tom Close akaba ari umugabo w'imyaka 39 y'amavuko, wenda kuzuza imyaka 40 y'amavuko mu kwa munani k'uyu mwaka w'2024. Mu bwana bwe Tom Close ntiyagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi be igihe kinini kuko bagiye ku rugamba rwo kubohora igihugu Tom Close akiri umwana mutoya. Amashuri y'incuke Tom Close yayize Masindi aho mu gihugu cya Uganda, gusa nabwo ntibyabaga byoroshye kuko bagenzi b'abanyeshuri bamutotezaga kuko ari umunyarwanda. Mu mwaka w'1991 ubwo mama wa Tom Close yajyaga ku rugamba rwo kubohora igihugu, yajyanye Tom Close ku mucuruzi bari baturanye aho mu rusisiro rwa Masindi witwaga Johnson, maze amubwira ko icyo Tom Close azajya akenera cyose, cyabikayi cyangwa ikindi gikoresho cyari cyo cyose azajya agenda akabifata. Ngo gusa icyo gihe Tom Close yari umwana ukunda gutamakayi cyane ndetse ayandi bakayamwiba. Mama we agenda yamubwiye aho agiye, gusa agarutse mu mwaka w'1992 amaze umwaka urenga nibwo yabwiye Tom Close ibyo yari arimo. Icyo gihe Tom Close yari yaratangiye amashuri y'incuke ndetse akiga mu kigo nubwo yari akiri muto. Abavandimwe babiri babanaga na sekuru wa Tom Close ahitwa Kiboga mu gihugu cya Uganda. Nyuma yaho nawe yaje kujyayo mu mpera z'umwaka w'1993. Nyuma yaho mwaka w'1994 urugamba rwo kubohora igihugu rurangiye nibwo Tom Close n'abavandimwe be bagarutse mu Rwanda. Ababyeyi ba Tom Close bajya ku rugamba rwo kubohora igihugu bari bazi ko no gupfa bishoboka, gusa basize baguriye sekuru wa Tom Close isambu nini ndetse n'inka, bamubwira ko nibatagaruka abana babo bazabaho. Tom Close na sekuru bageze mu Rwanda bahise bajya kuba Murambi mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Mu mpera z'umwaka w'1994 nibwo Tom Close yongeye kubonana na mama we, ngo gusa Tom Close ntiyarazi ko mama ashobora kuba akiriho. Mama wa Tom Close yamusanze arimo akina umupira n'abandi bana, maze amubonye araturika ararira bitewe n'ibyishimo. Mu mwaka w'1994 Tom Close na mama we bahise baza kuba mu mujyi wa Kigali ku Gishushu. Nyuma yaho mu mwaka w'1995 nibwo Tom Close yahise atangira kwiga amashuri abanza, ahera ku ishuri ribanza rya Rugando. Yahize igihembwe kimwe maze ahita hava ajya ku kigo cya Remera Academy, naho yaje kuva akerekeza ku ishuri rya La Colombière. Mu buzima bwe Tom Close ntiyagize amahirwe yo kumarana igihe kirekire n'ababyeyi be ngo bishimire ibihe byiza. Nyuma yo kubohora igihugu mu mwaka w'1994 papa wa Tom Close yitabye Imana mu mwaka w'1995. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1996 na mama wa Tom Close yitaba Imana. Imana ikomeje kubahera uko ridashira. Tom Close avuga ko nyina amaze kwitaba Imana we n'abavandimwe be bahise basubira kubana na sekuru mu karere ka Gatsibo, gusa uyu sekuru wabo yaje kwitaba Imana mu mwaka w'2000. Tom Close yakomeje kubana na nyirakuru ubyara nyina. Bageze i Murambi ho mu karere ka Gatsibo basanze sekuru wa Tom Close yarahavuye yimukira ahitwa Ikibondo. Aho Ikibondo niho Tom Close yakomeje amashuri abanza, ariko cyari ikigo kibi kuko byasabaga kwitwaza intebe zo kwicaraho
ndetse n'amazi yo gutera mu ishuri kugira ngo batarwara imbaragasa. Gusa ibi byose ntibyamucaga intege nubwo yigeraga muri kondisiyo zigoye. Kuri iki kigo niho yashoreje amashuri abanza ari uwa mbere maze atsinda ikizamini cya leta. Yakomeje amashuri yisumbuye icyiciro rusange cyangwa se tronkome ku ishuri rya Kiziguro. Nyuma yaho yakomereje superieur cyangwa se icyiciro gisoza amashuri yisumbuye ku ishuri rya Lycée de Kigali, aho yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka w'2004. Arangije amashuri yisumbuye ari mu biruhuko nibwo yatangiye kwinjira mu muziki. Gusa na mbere yaho Tom Close yari yaratangiye ibintu byo kuririmba akiri muto mu mpera z'amashuri abanza, ngo kuko icyo gihe yahise yinjira muri korali yo ku rusengero, ari naho yakundiye ibintu byo kuririmba. Nyuma yaho atangiye umuziki nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, yahise ashinga itsinda yise Afro Saints. Ryari itsinda ryari rigizwe na Tom Close n'abandi basore batatu, ariko iri tsinda bakaba nta ndirimbo babashije gushyira hanze. Nyuma y'uko Tom Close atangiye amasomo ya kaminuza i Butare muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, rya tsinda rya Afro Saints ibyaryo byahise birangira. Tom Close ageze muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, yahise atangira urugendo rwa muzika ku giti cye cyangwa se carrière solo mu ndimi z'amahanga. Yahereye ku ndirimbo nka Kuki, Mbwira Yego, Sinzigera Nkureka, Sinari Nkuzi yakoranye na The Ben, Sibeza ari kumwe na Ziggy Double 5, ndetse n'indirimbo Ndacyagukunda yafashije ingaragu nyinshi n'abasore barimo bagimbuka kubona imitoma babwira abo bihebeye mu mwaka w'2009. Mu mwaka w'2011 Tom Close yegukanye umwanya wa mbere mu marushanwa ya Primus Guma Guma Superstar yarabaye ku nshuro ya mbere mu mwaka w'2011, maze ahembwa miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda gukorana indirimbo n'umuhanzi Sean Kingston wari ugezweho mu muziki w'isi w'icyo gihe. Ndetse byiyongeraho n'amasezerano y'umwaka akorana n'uruganda rwenga ibinyobwa rwa Bralirwa. Mu rugendo rw'imyaka irenga 15 kandi amaze akora umuziki, Tom Close yatwayemo ibihembo binyuranye. Muri ibyo tukavugamo nka Primus Guma Guma Superstar yatwaye umwaka w'2011, ibihembo nka Salax Award nk'umuhanzi w'umwaka wahize abandi mu mwaka w'2008, igihembo cya Salax Award nk'umuhanzi w'umugabo wahize abandi mu mwaka w'2009, igihembo cya Salax Award nk'umuhanzi wakoze video y'indirimbo nziza mu mwaka w'2010, ikaba ari indirimbo Yebaza yakoranye n'umuhanzi wo mu gihugu cy'u Burundi ariwe Big Fizzo. Hiyongeraho kandi igihembo cya album nziza Essence yatwaye mu mwaka w'2023 mu bihembo bya Isango na Muzika. Mu rugendo rwa muzika kandi Tom Close yakoranye n'abandi bahanzi bo hanze y'u Rwanda bafite amazina azwi cyane mu muziki. Muri abo twavugamo nka Sean Kingston bakoranye yitwa Good Times Tonight. Harimo kandi itsinda rya Good Life rizwi cyane mu wa Afrika y'Iburasirazuba aho bakoranye indirimbo Mama w'abana. Hiyongeraho kandi umuhanzi wo mu gihugu cy'u Burundi nta wundi ni Big Fizzo bakoranye indirimbo Bazi. Kuri uru rutonde kandi turasangaho umuhanzi Eddy Kenzo uzwi cyane mu gihugu cya Uganda ndetse no mu muziki wa Afrika muri rusange. Uyu bakaba barakoranye indirimbo Zero Distance ndetse n'abandi bahanzi batandukanye. Mu myaka irenga 15 kandi Tom Close yamuritse n'imizingo ya muzika 9 ibizwi nka album mu ndimi z'amahanga. Izi album zirimo Kuki yasohoye mwaka w'2008, Sibeza yo mu 2010, Ntibanyurwa yo mu 2011, Komeza Utsinde yo mu 2012 ndetse na Essence aheruka gusohora mwaka w'2023 n'izindi album zitandukanye. Hirya y'umuziki Tom Close yarushinze n'inshuti y'igihe kirekire niyo nshuti Ange Tricia. Barushinze mwaka w'2013. Uyu munsi mu mwaka w'2024 Imana ikaba yarahaye urukundo rwabo umugisha aho bafitanye abana 5. Tom Close kandi akaba amaze iminsi yinjiye mu ruganda rwa sinema, aho muri uyu mwaka azashyira hanze filime yise Muhira. Ni filime yamaze kwereka abantu integuza yayo ibizwi nka trailer mu ndimi z'amahanga. Tom Close kugira ngo abe umuganga byaturutse kuri mama we Faith Grace Dukuze, ngo bakimara kubonana nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu yasanze mama we asigaye arwara igifu akaremba ntajye mu kazi. Tom Close kuva ubwo yahise aha mama we isezerano ko nakura azaba umuganga akamuvura. Agisoza amashuri yisumbuye yahise ajya kwiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda maze yiga ibyerekeranye no kuvura nk'uko ryari isezerano yari yarahaye mama we. Tom Close avuga ko kandi na nyuma yo kubohora igihugu atakunze kuba ari kumwe na se igihe kinini kuko babonanye inshuro zitagera muri 5. Yabaga ari mu kazi igihe kinini ndetse no kubona uruhushya bikaba bigoye bitewe n'uko ari mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru icyo gihe. Nyuma yaho mu mwaka w'1995 papa Tom Close yitabye Imana azize uburwayi. Tom Close mbere y'uko ajya kwiga ibyerekeranye no kuvura muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare yagerageje inshuro 2 kujya mu gisirikare
ariko umutima ukamubuza birangira biretse. Gusa yumvaga ashaka kujya mu gisirikare agakomereza aho ababyeyi be bagereje. Mu buzima busanzwe Tom Close ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Ni umwanya yagiyeho mu mwaka 2020 mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka 2020 iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Gusa mbere y'uko ahabwa izo nshingano kuva muri Kanama mu mwaka 2015, Tom Close yari umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe gutanga amaraso, aho icyo gihe yari ashinzwe ibikorwa byo gushaka abatanga amaraso bashya bujuje ubuziranenge ndetse no kongera umubare w'abayatanze bakongera kuyatanga. Yatangiye gukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC avuye mu bitaro bya polisi ku Kacyiru, aho yakoraga nk'umuganga w'indwara z'abana. Tom Close kandi ni umwanditsi w'ibitabo, aho amajije kumurika ibitabo birenga 20 yandikiye abana, ndetse kandi akaba yarahaye isomero rusange rya Kigali ibitabo birenga 300 yanditse. Ngayo nguko ubuzima ndetse n'amateka ya Dr Muyombo Thomas, uzwi cyane nka Tom Close mu ruganda rw'imyidagaduro yo mu Rwanda. Namwe mu bahanzi b'icyitegererezo bitari ku bahanzi b'urungano rwe ahubwo n'abakizamuka. Munyemere mbashimire mwanisha umwanya wanyu tukabana mu gice cya Meet Me Up Today, ariko mbanarikire kuzakurikirana igice cya Meet Me Up Today ubutaha. Komeza unegerwe ikiganiro namwe hamwe na Evode ndetse na Sandrine. Amazina yanjye nitwa Dushime Evode. Reka nsoze babwira ngo teyamo tanto.